kubasuhuza bakunzi b'ishimwe ry'Imana. Tumaze igihe tudaherukana, turabakumbuye kandi nawe mwari mudukumbuye. Uyu mwanya rero twongeye kugaruka tuzanye n'umutumirwa wanyu ari nawe wacu, Jenerali Mama w'amahanga, niwe mutumirwa dufite uyu munsi. Jenerali, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane, bakunzi b'ishimwe ry'Imana TV, bakunzi ba Jenerali Esther Mama w'amahanga, ndabayambiriye cyane cyane mwese aho muri mu bihugu bitandukanye. Barakoze kunyakira kuri izi kamera, hari haciye igihe ariko si uko umurimo wari warahagaze, ahubwo twawukoreraga ahandi hatandukanye. Rero dushimye Imana kugaruka kuri izi kamera z'ishimwe ry'Imana TV. Nshimye Imana ko nsanze ari amahoro, kandi nanjye ndashima Imana ko ndi amahoro. Umwami Imana abampera umugisha mwese. Urakoze kandi wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Twari tumaze igihe duherukana, rero nizere ko abakunzi bawe ni ukuri bafitiye byinshi byo kubabwira, kandi nabo baguteze amatwi, baragukurikiye. Mwebwe mwese rero mudukunda, reka tukwibutse, wowe wamaze gukanda subscribe tugushimire. Ni ukuri Imana yo mu ijuru niguha umugisha, tukwaturiyeho umugisha wawe. Hanyuma nawe ugiye kutwumvira ubwa mbere ukaba ugiye gukanda subscribe, tugusabiye umugisha nawe nukugereho. Kandi ni ukuri iyo ukoze ibyo uba uduteye inkunga, ugakora like na share, uba uduteye inkunga, washyiraho na comment, biba ari iby'akarusho. Ni byiza. Imana yo mu ijuru umugisha, ariko mujye mukorera umugisha w'Imana, ntimugatukane abakunzi b'Imana, abana b'Imana, ntimugatukane, mujye mugira ikinyabupfura, nta mwana w'Imana utukana. Kandi reka tubasabire umugisha, twemere na Jenerali yamaze kutwibwira, hanyuma atangire asenga, akomeze na gahunda ze zose uko Imana y'umushobozi. Arakoze cyane, reka dusenge hamwe nawe uri gukurikira iki kiganiro. Nyemerera nkusabe ngo wowe utangiye iki kiganiro ugitangire kandi uze kugisoza. Buriya haba hari byinshi uhombye iyo udasoje ikiganiro. Imana iguhereza umugisha, wowe ugiye kucyumva ukagisoza kandi ukaza kugisangiza benshi, kugira ngo udufashe mu iri vugabutumwa. Reka nkwinginge duce bugufi hamwe nawe, hanyuma dusenge Imana. Turagushimiye mubyeyi mwiza, Papa Data wa twese uri mu ijuru. Ndagushimiye Mwami wagize neza, waraturinze, waratwimanye. Ndagushimiye warinze abapapa, warinze abamama, warinze abasore n'abakobwa. Ayi Data, warinze abana batoya aho baherereye mu mpande enye z'iki gihugu. Abari i Burundi warabarinze, abari mu ntara zose z'abadiaspora, Mwami Imana, mu bihugu bitandukanye, ari Abarundi, ari Abanyarwanda, ari abagiye batatanira hirya no hino, Mwami warabarinze. Ntabwo twumvishe ko hari igikuba cyacitse, Mwami Imana, kandi naho wabyemeye bikaba. Reka nkwinginge ngo ukomeze ubakomereze imitima. Turagushimiye rero ko wongeye kwemera ko uyu muntu ukurikiye iki kiganiro, Data, afungura iki kiganiro. Nyemerera uyu mwanya umuhereze umugisha, nyemerera kandi kigira aho kimukura naho kimushyira, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya Data turi imbere
imbere y'izi kamera nyemerera mbure data njyewe uyu uboneke kandi Uwiteka wigaragariza ubwoko bwawe abari baje baboshye imitima baremerewe baruhure babohore hari abenshi baruhijwe na byinshi by'ubu buzima wera wa Isirayeli bakugirire umugisha Mose yaravuze ngo ubwo nakugiriye umugisha ukamenya izina gendana nanjye jyana natwe jyana n'Abisirayeli twambutse tujye i Kanani haleluya nanjye ndingingira aba bose ngo ugendane nabo bane nabo mu byabo hagere watsinde mu izina rya Yesu bafite uburwayi nubakize abafite ibibazo bitandukanye wera wa Isirayeli nubarengere nubiteho muri byose ndabizi kubishoboye papa kaze na karibu ngwino abari wo kuyobora iki kiganiro reka mubere mikoro usakaze hirya no hino awagambiriye ko ubutumwa bwawe bugera data ndagushimiye kaze mwuka wera haleluya ndagushimiye dufashe miri bitavuga Imana gishira hejuru byose kikirere turakibohoje mu izina rya Yesu Kristo urakoze papa urakoze mubyeyi mwiza urakoze data izina ryawe nirihabwe icyubahiro ganza kandi utegeke none n'iteka ryose amen amen nongeye kandi kubasuhuza mwese abakunzi bacu bari mu Rwanda mu majyepfo mu majyaruguru mu burengero bw'izuba mu burasira bwaryo mwese abari mu mujyi wa Kigali turabasuhuje Banyarwanda dukunda muri hanze y'iki gihugu namwe turabashuhuje Abarundi inshuti zacu ndabashuhuje ndabayambiriye cyane mwaba bari mu gihugu mwese ndabashuhuje mbonereho gusuhuza Bosco na Didasi Adelphine ndabashuhuje mwese abo nabo nshuti ba Yesu bari muri groupe abasirikare ba Kristo nsuje Pastor Esirone Pastor Obedi niyo buhungiro ahoni Mana yo mu ijuru ibamera umugisha mwese nsuje kandi namwe mwese muri benshi abasirikare ba Kristo ndabayambiriye cyane Mana y'amahoro ibamera umugisha nshuhuje mwese inshuti zanjye tutabana muri groupe ariko muri inshuti zanjye tuvugana mu buzima bwa buri munsi Imana y'amahoro ibamera umugisha mbafite ku mutima mbahoza ku mutima Imana yaduhuje ngo tujye tugira ibihe byiza byo gusenga ndabashimira mwese ko dukomeje guterana imbaraga muri rugendo rujya mu ijuru uyu munsi mfite ubutumwa burimo ibice bibiri burareba Mukristo wese muri rusange mu isi hose kandi burareba Abanyarwanda burareba Abarundi ubwo buraza kuba aribwo butumwa tugiye kumva muri uyu mwanya tugiye gukoresha ntiza uyu mwanya n'amatwi yawe hanyuma kugira ngo dusangire message data ayampaye inshuti z'umusaraba bakundwa bakristo twahuye na byinshi turacyahura na byinshi umukristo mu by'ukuri ari mu ntambara zo mu isi y'umwuka abera mwese ndabakomeje kandi mbabwira ngo iki ni igihe cyo kwambara imbaraga data yambwiye ngo ntabwo ari igihe cyo kudamarara ni igihe cyo kwambara imbaraga Mana yambwira ngo mbabwire ngo igihe cyarageze cyagiye Yesu yavuze ngo ni igihe cyo gusengera data mu kuri no mu mwuka Mana yambwiye ngo iki ni igihe cyo gusengera data mu kuri no mu mwuka ni igihe cyo gushaka Imana n'umwete wawe wose ni igihe Imana iri kukubwira ngo nabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya Imana itugirire neza Yobu 5 haravuga ngo hamagara noneho hari uwakumva Mana y'amahoro ishimwe wari umaze igihe kirekire
ku musozi uhamagara wari umaze igihe kirekire uri koga inyanja y'ibibazo ariko warabuze uwagutabara wanahamagaye hari igihe kigeramo Imana igaceceka wanasenga ntunumve ijwi ariko uyu mwanya ndagutangarije ngo hamagara noneho hari uwagutabara hari uwakumva hari uwagusubiza Mana ishimwe hamagara nabaza ndagutabara mbese nkwereke bimwe biruhije bikomeye utamenya Imana yacu ishimwe ku rufatiro rwayo haracyanditseho ya magambo avuga ngo izi abayo abayirabazi izi n'amazina yabo Mana ishimwe cyama Imana ikabiza izina ryawe icyama Imana kandi yarimenye ikaribona ari izina ridafite ikizinga ari izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo atari iryanditse mu gitabo cyo kurimbuka Mana itugirire neza munsi umukristo w'ukuri reka mabwire Satani ari kurwanya itorero rya Kristo ku isi hose bantu bamaze iminsi bari kumbaza ngo kubera iki abakristo ku isi hose aribo bari kubigitutsi Mana itugirire neza kuki tutari kubyumva mu babudiste tutari kubyumva mu bayisilamu kuki tutari kubyumva muri aba bose bakorera ibigirwamana twitwa ngo ni abagakondo Mana itugirire neza kubera ikizi ibi intambara ibi bintu by'amatiku niki insengero zafunzwe hato na hato kuki tutari kubyumva mw'aya madini yandi Mana itugirire neza ariko reka mbabwire Satani akurwanya kubera yuko kubera ko uri mu rugendo uri abona kuri mu murongo wo kugana mu ijuru n'abakristo reka mbabwire impamvu witwa umukristo wahisemo gukurikira Kristo bivuze iki abakristo rero bararwanwa kuko wanesheje isi na Satani ni Kristo yaraje kudufatira ubugingo ntabwo rero nimba Yesu yaraje kubwanjye nawe mu Kristo kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo uwo ni Kristo wivugaga Yesu Kristo arabana ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo rero iyo nzira n'ukuri n'ubugingo niyo mpamvu Satani ari kurwanya abakristo ngo tutagenda dusingire bwa bugingo Yesu yadufatiye ryakamba Yesu yadufatiye ariko Imana ishimwe uyu munsi ngufitiye itangazo rivuga ngo abakristo uko byagenda kose ntago bazashiraho ngufitiye itangazo rivuga ngo abakristo ntibazashiraho Mana itugirire neza reka mite narinjira mu ijambo ry'Imana kuko ubu n'ubutumwa nahawe kugira ngo mbahumurize abakristo intambara zirahari ariko zizarangira kuko iyi Mana niyo nyir'umurimo kandi mube maso musenge abera mwambara intwaro zose z'Imana mutware intwaro mugira ijambo ry'Imana Mana itugirire neza mugira ijambo ry'Imana musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga kandi musabire abera bose mbonera kubwira abakristo uwiyumva ko ari umukristo wirinde ishyari wirinde amacakubiri wirinde kutababarira wirinde inzangano zose aho ziva zikagera kubera ko nicyo Satani anyuzemo Mana itugirire neza reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze n'ubutumwa bwiza turaza gusoma umurongo umwe wo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo turasoma ibice byaho 24 hanyuma dusoma umurongo umwe wa 34
Haleluya. Mana itugirire neza. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Imana yacu ishimwe. Data wo mu ijuru abahereza umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndababwiza ukuri yuko ubu bwoko butazashiraho. Naho Satani arwana mu madini, reka mvuga madini kuko twahoze tuvuga itorero, ariko itorero ryabaye idini. Abantu bari kwikunda, bari kugendana n'idini kurusha uko bagenda mu itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo niryo ririmo umugeni Yesu azaza gutwara, wa wundi atoje igihe kirekire. Ndakubwira ngo nimba witwa umukristo, aho uri kwikozi, uri gutozwa, icyiza nuko Yesu ariwe mutoza mukuru, n'aba ariwe wakurikiye koko. Dufite abatoza benshi batandukanye muri aya madini. Icyamukazahura n'umutoza mwiza uzagutoza urukundo, uzagutoza kubana neza n'abandi, utazakubwira ngo reba kuraba, genda kuraba, genda mwiri dini niho ugomba kuba, ukagendana n'ibyacu bariya si abacu. Mana itugirire neza. Nongera kubwira umukristo uvuga ngo uyu ni uwacu, uyu si uwacu. Mana irakubaza ngo usenga Imana adasenga? Uri gusenga Imana adasenga ku buryo uvuga ngo uyu ni uwacu, uyu uriya si uwacu. Mana itugirire neza. Ariko uwo wita uwanyu, nureba neza uwawe, nureba neza uraza gusanga ari ujya hirya akakugambanira. Ubu abakristo, abarokore musigaye mugambanirana, musigaye muri mu mashari, ntawe ugigira igihumuriza undi. Imana itugirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo ubu bwoko buzashiraho. Ahari uri kureba, ukareba impande n'impande, ukabona insengero zirafunze, ukabona abantu bose barasayishije mu byaha. Ariko wibuke cyane, Mana yabwiye Eliya, iramubwira ngo hari abantu 7,000 batarapfukamira Bayali. Na Eliya yarirebaga akabona niwe muhanuzi usigaye, ariko hari abantu Imana yisigarije. Ni nayo mpamvu nyabwira abantu muri uyu murimo, we kwishira hejuru ngo wumve uri umuhanuzi, wumve ngo uri igitangaza, wumve uri pasiteri, wumve uri igitangaza, wumve uri bishop, uri apotere, wumve uri igitangaza. Reka nkubwire, inyuma yawe hari abandi. Inyuma yawe hari abandi, kandi uko uzamukira intugu niko Data gucisha bugufi agiye kuzamura bamwe mwagize insuzugurwa. Ntabwo ubu bwoko buzashira kugeza ubwo Imana ubwayo izasohoza icyo yavuze ku itorero. Reka nkubwire, abatinganyi baragwiriye n'ibyo, abari mu busambanyi baragwiriye, yewe abicanyi baragwiriye, ariko ubu bwoko ntibuzashiraho. Ayiwe, hari abantu batapfukamiye Bayali ngo banayisome. Mana itugirire neza. Baracyari, aracyari ubwoko bw'Imana. Naho muza mugaca abantu intege, abahanuzi b'ibinyoma, mugaca abantu intege, mukabahanurira mushaka kubatwara ubutunzi. Haracyari abatarapfukamira Bayali ngo bayisome. Haracyari abana b'Imana barimo kuririra umurimo. Mana itugirire neza. Mana itugirire neza. Mana yambwiye ngo ubu bwoko ntibuzashiraho. Ukorera Imana cyangwa ubireka, ariko ntibuzashiraho. Uko byagenda kose ijuru rifite abazaritaha, rirafite abazaritaha. Ayiwe, niwanga kuyikorera ukiranutse, izagukura mu nzira ihagurutse abandi. Ariko ijuru rifite abazarita. Ntabwo Satani azabamarira gushira. Nubwo Daniyeli aratubwira mw'ibi bihe, aravuga ngo igihe kizagera ngo habe hari kugwa abera n'abakomeye. Mana itugirire neza, kandi byarasohoye.
nshuti zanjye byarasohoye, ariko reka mbabwire igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka. Icyo gihe rata Daniyeli yaravuze ngo ari kumva ng'ikintu cyiza kinezeza umutima, aravuga ngo ariko icyo gihe rata ngo abazimana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Nawe ndakwifuriza uyu mwanya gukoreshwa iby'ubutwari n'Uwiteka, ndakwifuriza guhagarara mu mwanya Imana ikureba ikakwishimira, ndakwifuriza guhagarara mu mwanya wicara ukumva ikirere cy'ijuru kiragufungushiye, ukumva amakuru atari amwe twumva ku maradiyo n'amateleviziyo, atari amwe dusoma kuri za social media. Reka nkubwire ukumva amakuru y'ijuru, kuko abayoborwa n'umwuka abo nibo bana b'Imana. Inshuti z'umusaraba ntabwo bazashira, ntabwo ubu bwoko buzashiraho. Hari ahandi barahari batapfukamiye Bayali kugeza ubwo Imana izasohoza icyo yavuze ku itorero. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana ihabwe icyubahiro ko ifite abantu rata yizigamiye batapfukamiye Bayali, batacishije imbaraga, bagikorera Imana mu kuri no mu mwuka. Imana ishimwe ko ifite abantu batagiye muri nyabingi, batirirwa mu bapfumu bajya kuraguza. Imana ishimwe ko ifite abantu yibikiye, yazigamye mu kujya guhumuriza ubwoko bwayo bwatenebutse imitima, ubwoko bwayo bwafite amaboko acitse intege, bakabakomeza bakababwira ngo muhumure. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Yesaya 61 yavuga ngo nabwiwe natumwe kuza kubatangariza umwaka w'imbabazi. Ese izi imbabazi z'Imana wowe uri kuzakira gute? Uri kuzakira gute? Reka mwibwirire mu Kristo, igihe cyarageze. Uragwa ufubona ibicanege nyinshi, ariko Imana iravugana nawe, iracyari ku ntebe y'imbabazi. Wongere ugaruke. Imana itugirire neza, wongere ugarukire Yesu, ugarukire Kristo, yongere akugirire neza. Imana itugirire neza. Reka dusome uyu murongo umwe wo mu Bakorinto ba kabiri. Mana y'amahoro itugirire neza. Bakorinto ba kabiri ibice byaho 13 turayisoma umurongo wa 2. Handitse ngo nabivuze kera ubwo nabasuraga bwa kabiri, nanone nubwo ntahari niko mbivuze bitaraba, mbwira abacumuye kera n'abandi bose yuko ningaruka ntazabababarira. Ni Yesu uvugana n'abantu baguye mu byaha. Imana itugirire neza. Aravuze ngo nkuko nabibabwiye kera nkanabibabwira bwa kabiri. Imana itugirire neza, yongeye kubivuga uyu mwanya ngo abacumuye nagaruka ntazabababarira. Imana itugirire neza, ariko wirindira ko Yesu aza, kuko ku munsi Imana izavuga nta yandi mahirwe uzaba ufite. Amahirwe yawe uyafite uyu munsi, kuko uwo munsi agarutse ntazababarira, ntago azaba azanywe n'imbabazi nk'uko yaje bwa mbere. Hoya, azaba aje guhemba no guhana. Imana itugirire neza, wakira imbabazi uyu munsi kuko nicyo gihe cyawe. Ni wakira imbabazi, nuce bugufi, wakira imbabazi z'Imana kuko uyu munsi nicyo gihe cyawe. Imana iguhereze umugisha, wongere usubize amaso inyuma, urebe. Mana y'amahoro itugirire neza. Reka dusome umurongo wo mu Kuva ibice byaho 23. Murongo wa mbere aravuga ngo niwumva inkuru y'impuha ntukayamamaze, ntugakoranire mu ntoki n'umunyabyaha gusezerana guhamya ibinyoma. Imana itugirire neza. Aravuga ngo ntugakurikize benshi gukora ibyaha
kandi ntugatangweho umugabo, ntukajye iyo abenshi bagiye ngo iyo abenshi bagiye ngo utume baca urubanza nabi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Mana itugirire neza. Aravuga ngo niwumva inkuru y'impuha ntukihutire kuyamamaza. Ntukihutire kuyamamaza. Mana itugirire neza. Ese wowe iyo wumvishe impuha bigenda gute? Uhita wihutira kuyamamaza. Imana ikubabarire. Benshi wumva ibintu bitari n'ukuri utanahagazeho, ugahita ujya kubibwira mwene so, ukabibwira umuvandimwe, ukabibwira umuturanyi, ukaza hano kuri social media ukavuga ibintu nawe uzi ko ari ibihuha, ukavuga amakuru atariyo, ariko nyir'umurima araje avuganye nawe ngo ninza n'undindi irakonza, n'ingaruka sinzabababarira. Niyo mpamvu umwanya wawe uyu nguyu kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Kandi aravuze ngo ntukajye kwihuza n'abantu benshi, ngo ushyigikire ko abantu benshi nimba bari kurenganya umuntu kubera ko ari benshi ngo nawe wivange nabo. Wowe vugisha ukuri kwawe kurenganura uwo muntu. Mana itugirire neza. Ese uri kwitwa gute mu minsi nk'iyi? Data wo mu ijuru akugirire neza. Wongere usubize amaso inyuma ugarukire data, nawe azakugarukira. Muhunge Satani azabahunga, ariko mwegera Imana nayo izabegera. Mana itugirire neza. Mana itugirire neza. Hunga Satani, muhunge, araguhunga. Wegera Imana nayo irakwegera. Uyu munsi wongere wakira ineza y'Imana, wakira imbabazi, uce bugufi. Mana itugirire neza. Ubutumwa nari mfite ku itorero nubwo ngubwo, reka mbonereho no gutambutsa ubutumwa bwo ku bihugu byacu, mbabwira ngo Abanyarwanda mwongere ibihe byo gusenga, Abarundi mwongere ibihe byo gusenga. Mana itugirire neza. Mwongere ibihe byo gusenga. Mwongere ibihe byo gusenga kubera ko imvura yo ntireka kugwa, ariko iyo ufite umutaka hari ibiza ntibikugereho. Mana itugirire neza. Buriya ufite umutaka amahuhwezi ashobora kukugeraho gakeya, ariko imvura ntikugereho ngo unyagirwe. Ariko umutaka wa Yesu nta n'amahuhwezi ajyamo. Ndababwiza ukuri, mwongere ibihe byo gusenga. Muri uku kwezi kwa gatandatu dusatira ukwezi kwa karindwi, Mana yambwiye ngo mwongere ibihe byo gusenga. Wasengaga rimwe nasenge kabiri, wasengaga kabiri nasenge gatatu, wasengaga gatatu arenzeho. Mana itugirire neza. Mwongere ibihe byo gusenga. Musenge kandi musengeshe umwuka iteka, kubera ko Imana hari byinshi ishaka gukuraho. Iyi Imana ivuze ngo musenge, hari ibintu byinshi biba byari bihari Satani ateguye, ariko Imana irambwira ngo mwongere ibihe byo gusenga. Dataje gukuraho ibyo byose byagaragaraga nk'imvura, byagaragaraga nk'imiyaga ikomeye, ibyo byose byagaragaraga nk'umuraba. Ibyo byose Data aje kubikuraho. Abanyarwanda musenge, Abarundi musenge. Mana itugirire neza. Musenge mutisengesheje, musengeshe umwuka iteka, kandi musabire abera bose. Mana itugirire neza. Mube mu Abanyarwanda bari mu gihugu hagati, mube n'Abanyarwanda
abari hanze y'iki gihugu mukunda u Rwanda, kubera ko ndabizi ko n'abarwanga murimo, ariko abakunda u Rwanda rata mu rusengere, abarwanga bazarubona arutera imbere, bazarubona rugera heza. Ntabwo nibaza impamvu wanga igihugu uvukamo, ariko nagira ngo ngutangarize ko icyo upfa n'abo mufite ibyo mupfa, Munyarwanda nta ruhare abigiramo, mwebwe mufite ibyanyu mupfa. Ariko icyo tureba ni iki? Imana yaduhaye igihugu cyiza, iduha igihugu twebwe twakwita Kanani, kubera ko uyu mwanya twebwe turavuga tukihamagarira Imana rati ikatwumva, ikaduha amakuru, ikavuga ngo musenge n'ibyo nzabibakurira. Mani tugirire neza rata abanyarwanda mukunda u Rwanda, muzenguruke bucece, muzenguruke bucece uko Imana yajyanye na Yosuwa ikamujyana ikamugeza i Kanani n'Abisiraheli, bakazenguruka bucece Yeriko inshuro 7, Yeriko ikarituka. Niko ibibazo byose u Rwanda rwari rugiye kwinjiramo bizakurwaho n'Uwiteka nimusengera igihugu mubikunze kandi mubishaka. Reka mbabwire, hari benshi baba barenganira mw'ibi bintu batazi iyo biva naho bijya. Niyo mpamvu abera dusenga kugira ngo abantu b'Imana babone amahoro n'umutekano. Niyo mpamvu dufata igihe cyo gusenga. Turi abana b'Imana, ntabwo turi mu bya politiki byo mupfa murabizi. Twebwe turi abana b'Imana, dusengera igihugu kugira ngo tube mu mahoro Imana iduhaye. Niyo mpamvu nkwibwirira Munyarwanda, sengera igihugu cy'u Rwanda. Imana iraje kubishyira ku murongo kandi neza, iraje kubishyira ku murongo kandi neza, kuko nawe urabizi nta ruhare wabigizemo, nanjye ntarwo nabigizemo. Na niyo mpamvu itazabura gutabara intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntizabura gutabara izi ntore ziyitakira ku manywa na nijoro. Mwongere ibihe byo gusenga, mufate ibihe musengere igihugu. Imana itugirire neza. Barundi mufate ibihe musengere igihugu cyanyu. Reka mbabwire ngo mufate ibihe musengere igihugu cyanyu. Ubu butumwa buraza kunyura muri rya jambo twasomye mu Bakoreno rivuga ngo niwumva inkuru y'ibihuha ntukayamamaze, ahubwo fata igihe usenge. Ibiri kuvugwa ku Burundi ni byinshi, benshi byarabacanze, ubuhanuzi ni bwinshi, muri kuba gutekereza kwibaza namwe ngo bizagenda gute. Ariko Imana irambwira ngo niyo yavuze kandi ije gusohoza ibyo yavuze, ntiyivuguruza. Imana itugirire neza. Niyo mpamvu mbwira abarundi muri mu gihugu musengera uBurundi, mbwira abarundi muri hanze y'igihugu musengera uBurundi. Imana yambwiye kandi ngo mbwira abarundi mwese muri hanze y'igihugu, ntabwo abantu bose babaka amafaranga yo kujya gutabara igihugu, cyangwa bari kubabwira ngo ni bo bagiye barimo Dawidi ugiye gucungura igihugu cyangwa ugiye kukibohora muri ibi bintu, muri aka kaga kazanywe na bamwe mu banyagihugu. Imana yambwiye ngo hari abataratumwe ndetse benshi bari kubaka amafaranga, ahubwo ngo bazabone guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Imana itugirire neza. Rero abari kubaka amafaranga simbazi, ntabwo mbazi, ariko umuntu kwaka amafaranga ubanza ubaza Imana ngo uyu nguyu niwe nkwiriye kuyaha. Nimba ari ubufasha muri gutanga ngo kujya gushyigikira abo bantu bari kumwe na Dawidi, mubanze musobanuze Dawidi nyawe ari hehe. Dawidi dukwiye gutera inkunga ngo agende kubohora igihugu ari hehe. Imana itugirire neza. Hari muraza kumbwira ngo amatora yarabaye ndetse yagenze neza. Nibyo yagenze neza kandi Imana ishimwe, ariko ntabwo imbere muhazi. Kandi Dawidi uko byagenda kose agomba kugera mu gihugu. Dawidi azahagera, ahubwo hari abantu biyitiriye Dawidi
bari kubaka amafaranga ngo bazage guteza umutekano muke mu gihugu, noneho hapfa abanyagihugu benshi. Nshuti z'umusaraba, mube maso, mube maso. Barahari bari kubaka amafaranga. Imana yambwiye ngo muri kongera imbaraga. Aba bantu bazaza biyoberanyije mu gihugu cy'u Burundi, bashobora gukora ihererekanya bubasha n'ubuyobozi buriho, ariko nababo. Mutazagira ngo ni Dawidi uje, nababo, ni imitwe bapanze inamenyekanire hano, ariko Dawidi arahari kandi azaza kandi ashira igihugu mu mahoro, ashira igihugu mu mudendezo. Imana itugirire neza. Mboneraho no kumubwira ngo nawe mwongere ibihe byo gusenga, abantu muri kumwe na Dawidi, mwongere ibihe byo gusenga. Imana ibayobore neza kandi Imana ibashigikire, Imana ibakurireho iyo mitego. Irahari myinshi babateze, ariko Data avuganye namwe aravuga ngo aciye ikigoyi cy'umugoyi. Aciye ikigoyi cy'umugoyi. Dawidi agiye gutambuka kandi si kera, ntabwo ari kera. Nshuti z'umusaraba, ibi bintu mubitegereze. Babahanuriye benshi, ba Dawidi barabacanze, abarundi muri kubavanga, bahanuzi muri kuza, umwe akavuga ngo ni runaka, undi akavuga ngo ni runaka. Reka mbatangarize, ntabwo Imana yajya kuvuga izina rya Dawidi ibizi neza ko Dawidi ahigwa. Mbakurireho mbabwire, Dawidi arahari ariyizi, kandi mu gihe gito araba ageze mu gihugu. Imana itugirire neza. Ayo mafoto rero mucicikanya muvuga ngo ni uyu n'abandi mwiyimitse, nababwiye ngo uw'Imana itishimira ntabwo iba imwishimira. Ntabwo kuba wiyumvamo ko ubishoboye aricyo kivuze ko Imana yakwimitse. Imana itugirire neza. Reka mbwire Dawidi ngo ongera ibihe byo gusenga kandi umurushirizeho kubaza Imana inzira, kandi muhuze umutima. Ihene ziba ziza kwivanga muri mwe, Imana izikureho mu izina rya Yesu. Ibasigire intama zigenda umujyo umwe. Imana yo mu ijuru ikomeze kubarengera kandi ivugana namwe. Iravuga ngo musabe ubwenge, musabe ubwenge, musabe ubwenge buruta ubwo mwari mufite. Imana itugirire neza. Musenge musaba ubwenge, kandi Imana igiye kugusura mu nzozi. Ibintu uzabona mu nzozi muri iyi minsi ni Imana izabigusuye, kandi uzabishire mu bikorwa. Ndi kuvugana na Dawidi ngo Imana igiye kugusura mu nzozi. Ibintu uzarota muri iyi minsi ni Imana izabikubwiye ngo kora iki, uzabishire mu bikorwa. Data wo mu ijuru abampera umugisha. Reka dusoze mbwira abarundi, abanyarwanda, abanyafurika muri rusange, turusheho gusengera Afurika yacu, turusheho kuyisabira ubumwe, turusheho kuyisabira kuva mu macakubiri y'amoko, kandi tuyisabire gutera imbere, tuyisabire abafite ubwenge n'ubumenyi, tuyisabire kugwira, guhuza umutima. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Mwebwe mwese mwari mukurikiye iki kiganiro. Shalom shalom. Yego, urakoze kubw'ubutumwa butambukije. Hanyuma hari ibibazo nenda kukubaza, ariko niba nta kindi wumva wibagiwe ngo ucyongereho nibwo ndabikubaza. Niba hari icyo wibagiwe ubanza ucyongereho ndabikubaza nyuma. Urakoze cyane. Ntabwo kuri message Imana iba yampaye nongeraho cyangwa ngo ngabanye. Ibyo yari yampaye n'ibyo kandi nabitambukije. Urakoze. Hari ikintu uvuze cy'amafoto, yego icyo sindi bukivuge, cy'amafoto acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abavuga ngo Dawidi ni uwuhe muri aba ngaba, birirwa babariza. Yego natwe twagiye duhura nayo babitubaza, ariko ngiye ngiri abamenye yuko niba Imana yagutumye ubutumwa
mu butumwa habamo n'amabanga y'Imana, ntabwo ibintu byose ni ngombwa kubimenya. Hanyuma ubwiye Dawidi ngo icyo Imana imubwira gukora ngo agikore, nimubwira kwiruka yiruke, nimubwira gusubira inyuma asubire inyuma, nimubwira kujya imbere ajya imbere, ese nimubwira kwicara yicare, abigenza ate? icyo gihe twaba tugiye kumutekerereza ibyo izamubwira kandi ntabwo tubizi. Buriya yiyumvamo ko ari yivuze icyo izamubwira azakora icyo. Yego, urakoze. Hanyuma reka tukwisabire, niba nta kindi wongera utange nimero ya telefone. Yego, urakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha. Wifuza kubana natwe muri gurupe abasirikare ba Kristo, tugira nimero za telefone ziba kuri WhatsApp, ni 0739573670. Tugira na nimero ya MTN ariko yo ni iyanjye ntabwo ari iya gurupe, ni 0789330736, nayo iba kuri WhatsApp, aho hose wambonaho. Yego, urakoze. Reka tukwemerere usoze, nk'uko watangiye n'isengesho, usoze unasenga uragiza abantu Imana, kandi unasengera Dawidi. Ni ukuri Imana ikomeze imuhe inkoni y'umushumba yamuhaye, inkoni y'ubushumba Imana yayimuhaye iyimukomereze. Irayikomeje. Buriya reka mubwire ngo mbere y'uko Dawidi yima ingoma, hagombaga kubaho Sawuli agategura iriya ntebe, agategura byose, hanyuma Dawidi akaza akicara kuri iriya ntebe. Rero ibiri kuba ntibigukange, ahubwo ukomeza urugendo. Turabizi ko data yaguhaye umutima utagira ubwoba, ahubwo ubutwari. Komeza urugendo kandi Yesu ari kumwe namwe, arabashyigikiye. Hari byinshi yiteguye kubakorera. Reka dusenge Imana kandi nsengane n'umuntu wese urwaye, nsengane n'umuntu wese ufite ibibazo bitandukanye. Mbere y'uko usenga jya ubanza ugire kwizera, uvuge ngo iki kintu ugiye gusengera kirashoboka, Imana iragishoboye. Ndagushimiye data mwiza, gushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Hereza umugisha umuntu wese wagikurikiye akaba agisoje kandi akaba agiye kugisangiza benshi. Turasenze mu izina rya Yesu, Imana ikiza abarwayi impande zose enye z'iyi si. Hari abarwayi bafite uburwayi butandukanye, hari abafite ubwavurwa no kwa muganga, ariko hari n'abafite ubwananiranye kwa muganga, hari n'aboherejwe imyuka mibi barwaye uburwayi butandukanye. Mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo abo bose cya kiganza cyawe gikiza kibagereho aho bari mu mpande enye zose z'isi. Tugushimiye ko ukoze imirimo n'ibitangaza, uri inyamashimwe mu kanwa kabo. Hari benshi bafite amadeni bakeneye akazi, hari benshi kandi Uwiteka bafite imisozi n'inyanja z'ibibazo bitandukanye bari kogamo. Niyo mpamvu data mwiza tukwinginze ngo abo bose nubaneshereze babere igisubizo. Ndagushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe kandi bururukiye kubagirira neza. Turasenze kandi Mwami Imana nguhereze ibihugu byacu amahoro. Dusengeye u Rwanda, dusengeye u Burundi, dusengeye Afurika muri rusange, dusengeye isi yose. Mwami, ikizira cyageze ahera, ariko watubwiye ko abakristo ari ubwoko budashiraho. Mana ishimwe, abanyafurika nabo nubagira ubwoko budashiraho, abanyarwanda nubagira ubwoko budashiraho, barundi nubagira ubwoko budashiraho. Mu izina rya Yesu turasenze Mwami, wimike ba Dawidi bakwiriye mu bihugu byacu bya Afurika, bakubaha, bazahindura Afurika ikaba Afurika nzima.
bizima. Tugushimira ko ari ibyo utangije kandi uzabisohoresha umwete wawe. Tuguhereje icyubahiro. Urakoze mubyeyi mwiza ko urukiye kutugirira neza none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Shalom.